umutima wanjye uzura amahoro ibyishimo Imana navuga ngo ntimujye muri Egiputa. Niba muri Egiputa kandi muyisohokeyo, iko Imana ivuga itubwira uyu munsi kuri Sabato. Ntimujye muri Egiputa. Niba muri Egiputa nimusohoke muri Egiputa. Niba mwaragezeyo mukagaruka ntimusubire muri Egiputa. Ijwi ry'Imana niko ritubwira. Mbese iryo jwi turaryumva? Turi muri Egiputa. Niba tuyirimo ntituyisohokemo. Niba twarayigezemo twarayisohotsemo ntituyisubiremo. Niba kandi turayijyamo muramenye ntimujye muri Egiputa. Niko ijwi ry'Imana ritubwira. Mbese turi muri Egiputa? Mbese Egiputa ni iki? Egiputa ni cya gihugu, ni ahantu umuntu aba yimereye neza, yumva ko ibintu byose bimeze neza, maze yaba akandagiye mu by'ijwi Imana akabona bibereye ikibazo. Cyangwa se waba uri mubibereye mu bintu by'Imana, wisengera buri munsi, ukabona ko bikomeye, ko ari ibintu bikomeye cyane, maze ukumva ijwi rivuga ngo ese wakwinjira muri Egiputa? Bimeze neza hariya muri centre ville, ushobora kugenda nk'inywera umunsi wose, nta muntu ushobora kumvuga. Ushobora kugenda nkabyina ijoro ryose, nta muntu uzambwira ngo uko wabyinnye. Ushobora kwiyambara ipantaro ushaka yose, nta muntu uzambwira ngo wambaye regeze. Ese wakwibera muri Egiputa?